Bongeye kubasuza abakunzi bivuka TV akaba akagaruka tukaba turi kumwe na Safari Cabs nibyo aka kandi tukaba turi kumwe n'umuntu ugiye kuitubwiraho birambuye neza ubintu turaza kuba tubibabwira. Waramutse neza? Aramutse neza Dizo. Murakoze, iyi ni nkuko yabivuze, iyi ni Cabs Safari, ni twa company itanga services zitandukanye, harimo gukura abantu kuma airport tukabadepoza aho bagiye, dukora ama hotel reservation, tukababukingira ama service atandukanye, dukodesha mu modoka kuba byifuza, ndetse dutanga internship ku banyeshuri bakiga yaba ari muri secondaire ndetse no muri university. Ikindi nk'ubu dufite trip tugiye i Burera na Rusizi, nk'uko benshi mu tuhita kuri Twin Lake, tujyanye n'abanyeshuri kuri ITS Kigali. Nkuko abantu mukunda kudukurikirana cyane cyane kwivuka TV dukunze kubaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubu kakanya tukaba tugiye mu karere ka Musanze. Ni Musanze tu aho dusanga nyine attraction nyinshi z'u Rwanda, mu majyaruguru y'u Rwanda niho dusanga ibintu byinshi bitandukanye. Gusa uyu munsi wa none ahantu tugiye gusura bwite ni Burera na Ruhondo. Reka dukomeze ku modoka noneho turebe ukuntu abandi bimeze. Aka kanya naga bari ibintu biba byoroshye, turasaba cameraman kudukurikira neza cyane turebe ukuntu vibe y'abandi banyeshuri byifashe cya Cabs Safari. Banzu bereke Ahanga tubibutsa ko ari ku kirenge cya Ruganzu. Mu bantu baza amateka y'igihugu turi ku kirenge cya Ruganzu. Ahanga turi aka kanya tukaba tugeze mu karere ka Burera. Aka kanya turi kujya aho bita Ruhondo Lake na Burera Lake. Akaba ari Twin Lake ku bantu bazi icyo twita tourism cya geography. Izi ni Twin Lake, ni lake zegeranye. Ubwo turaza kubwirwa amateka yazo ndetse n'ibindi bye bikurikiranye. Murakoze, dukomeza kubitswe ari Ivuka TV mu bufatanye na Cabs Safari. Okay, reka no turebe ukuntu bimeze. Murabona ha kujya amazi meza cyane koko. Ese biraza kuba bimeze gute? Abanyeshuri bo nibwo bakimara kwagera, turacyabategereje abandi bari inyuma. Uyu ni umunyamakuru w'Ivuka TV. Murakoze cyane. Reka none tuze tuhabagerere, turaza kuba tureba ibindi. Iyi ni van mureba ikoreshwa muri Naruka nk'urugomero rw'amashanyarazi.
ikaba yaratangiye gukoreshwa mu 1959 kugeza mu 1982 muri 2013. Okay, ni rwo rugomero rwubatswe n'abakoroni. Okay, nk'uko muri kubibona turi kumwe n'abitwa abagide, akaba ari nk'abantu baba bagayidinze abatourist cyangwa baba bari inyuma y'abakerarugendo. Ahangaha turi akaba ari aho bita Naruka Waterfalls niba nibeshye, twagira ngo ase nk'aha aducira. Okay, agiye gusa nk'aho aducira mu mayange uko habayeho, uko bimeze kujya n'abanyarwanda benshi batahazi, kuko turi kumwe na Cab Safari babashe kuba nabo babimenya. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kuradusenge Silver, am local side, ndi umugide local hano mu kano gace ka Musanze. No kuvuga ngo ikibazo mwana mumbajije kijyanye na runo rugomero. Runo rugomero rwa mbere rwabayeho mu Rwanda, rukaho 1959. Nuvuga ngo rwubatse mu gihe cy'ubukoroni n'ababirigi kugira ngo babashe gucukura amabuye ya mu kano gace ajyanye n'amabuye y'agaciro. Kugira ngo bayabone neza, urabizi ko binjira mu butaka ariko bakeneye umuriro kugira gute wo kubacana kugira ngo bajyemo. Ni nk'ubwo buryo batekereje hano mu kano gace kose, babona nta handi bashobora kuvana amashanyarazi. Urabizi neza ko amashanyarazi hano tuyakura ariko ku gazi mu Kivu, kandi gazi yari itaraba exploited, itaramenyekana ngo bayibyaze umusaruro. Baza hano kwa bino biyaga by'impanga bibiri. Impamvu yari iye, hano dufite ibiyaga bibiri. Nuvuga ngo bishobora kuba mbere ubundi byahari waterfall, hari ahantu hari connected, ahantu amazi anyura ava mu kiyaga cya Burera akagera mu kino kiyaga cya Ruhondo. Icyo gihe amazi barayiyobeje kuko mubibona hariya hejuru, murabona ahantu igihombo cy'amazi kigenda kimanuka mwa runo rugomero kugira ngo neza imashini zirimo zibyaze ayo mazi ku muvuduko munini cyane, zibyaze ayo mazi amashanyarazi. Nkuko mubibona hano ni Naruka Hydro Power Plant, ni urugomero runini cyane. Kenshi na kenshi mujya mubibona nk'abanyeshuri, mujya mubyumva yuko hano kuri Twin Lake hari urugomero abenshi batararubona, ariko nurunguru bavuga nta rundi. Ubu hano hejuru ku musozi hejuru nitujyayo neza muraza kubona aho ayo mazi bayafatira, ndetse nubwo mutabasha kubona imashini ariko murabona aho amazi yinjirira azamwa kino mwa runo rugomero rwa Naruka. Murakoze. Nk'uko uyu mugida bitubwiye, ndatekereza abantu bashobora kuba bakoresha ingufu z'amashanyarazi bashobora kuba ari Naruka kano gace kose, usibye na kano gace n'iruhande rwa kano gace na za Musanze hose, za Kigali, ndetse bivuga ko urugomero rugeze y'amashanyarazi. Murakoze cyane. Ubwo ndatekereza abantu batari bazi Naruka ni iyi ngiyi mujya mwumva mu bitangazamakuru n'ibindi. Rero hano turi kubona amazi meza cyane, twagira ngo nayo use nkaweho yadusobanurira. Cameraman adufasha dukomeze afata amashusho wese tuvuga Kenya se amazi byagenze gute kugira ngo abeho, bimeze gute? Murakoze cyane. Aya mazi kugira ngo abeho ubundi ikintu bita iruka ry'ikirunga cya Muhabura. Byose hano dufite ibirunga bigera muri 5, ariko reka mvuge ko iri Muhabura kuko ari kino kibazo, ari nawe bavuga ko ari youngest, ariyo yarutse nyuma. Kuba ari youngest ntabwo bivuze ko ari smallest. Smallest burani Gahinga, uburike smallest igitoya muri byo, ariko aricyo cyarutse nyuma, aricyo bita mu ijambo kugira ngo abantu bakurikirana Ivuka TV. No kuvuga ngo tugira ubundi birunga bingahe? Tugira hano mu Rwanda dufite ibirunga 5. Icyambere hari Muhabura ari twegereye hano, hakaza icyo bita Gahinga, hakaza Sabyinyo, Bisoke na Karisimbi. Ikinini ni Karisimbi. Yego. Igifite krata nini, krata nicyo cyaga kinini hejuru. Yes, Krata Lake ni icyo bita Bisoke. Igitoya muri ibyo ni Gahinga. Icyavutse mbere oldest one is Sabyinyo, ndetse icyavutse nyuma aricyo youngest Muhabura. Yego. Kugira ngo ducire mu mayange kugira ngo aya mazi abari ahangaha, kuko abantu baza kwigira histoire ese bimeze gute. Nuvuga ngo aya mazi kubara yereka abantu Abanyarwanda, aya mazi nko bayibona ubundi ni kiyaga cya Ruhondo kituriho nonaha, ariko hejuru hariya tukaza kubona ni kiyaga cya Burera. Kugira ngo aya mazi abeho ubundi byafashe imyaka miliyoni n'amamiliyoni kugira ngo ibi bibeho, kuko amazi ubundi mbere Nyabarongo mwumva yatembaga iza mu majyaruguru,
nuvuga ngo gutemeza mu majyaruguru rero umugezi wanyuraga mu majyaruguru werekeza za Uganda ugacamo ukazamuka ariko kubera ko kino kirunga cyararutse muzi ko ikirunga kirutse haba ubutumburuke bunini cyane hakazamuka nuvuga ngo hajya muzi ko amazi atemba ajya ahantu hagufi ya hasi hari low ni ukuvuga ngo izo lava zaraje zitazigira guteza igomera y'amazi yavaga hehe yavaga mu majyepfo aza mu majyaruguru bitewe nanone no kuzamuka ku butumburuke bw'ahantu ikirunga cyarukiye y'amazi akomeza ajya mu majyepfo ariko yerekeza iburasirazuba bw'u Rwanda ariho havutse za Nyabarongo hakaza Akagera ariko mbere byanyuraga hano ni ukuvuga ngo habaho igomera iza lava zaturukaga mu birunga zaraje zigomera umugezi wari hano hepfo amazi yari hano haruguru igice cyo haruguru cyose ahita avamo bino birunga muri kubona bya birunga tukomeza kumva n'ubundi yego bya birunga byarava yazamaguma zisohoka mu kirunga zigomera ano mazi mubona hano izina noneho dukomeza kumva bavuga ngo ni Twin Lake ibyo byifashe gute nuvuga ngo Twin Lake nuko ari ibyo biyaga uko ari bibiri bitewe n'ubutumburuke buhari byahise bivukira icyarimwe bitewe n'ubutumburuke buhari icyarimwe ku munsi umwe bitewe n'amazi yagomewe n'iki na lava ziturutse mu kiriya kirunga cya Muhabura ni ukuvuga ngo wenda ibintu bita twin cyangwa imanga ni uko biba bisa cyangwa biba bifite nuko byavukiye ubu ni bibiri cyangwa ni kimwe iki turi kubona hano ni kimwe ariko ikindi turagisanga ari haruguru ubu iki ni kimwe nari nibajije kubera kubona hari yandi kuhabona ahantu hari amazi ukwayo nahita mbonamo ahantu hameze nk'ikirwa hari nkongera kubonamo abantu bari kwitegereza neza bari kubonamo ko hari mazi ari guturuka mu ruhande rw'ibumoso nagize ngo ni ibyo biyaga bibiri cyanduka iki ni kimwe nuko icyo uri kubona ni island nivuga ngo ni ibirwa birimo hano ubundi bivuga ngo ni ibiyaga bibiri urungubu ariko byari connected nkuko nabivuze mbere turi kuvuga kuri Ntaruka kubera kuyobya amazi ajya mu rino rugomero byahise bitandukanye ariko nubundi ni bimwe byavukiye rimwe iki cyitwa Ruhondo tujye kwita tujya kuri Burera ariko Burera ni nacyo kinini ni nacyo kiyaga kinini mu Rwanda cya kabiri nuvuga ngo ni cya kabiri ku ihema ku bunini kiri mu Rwanda ndani mu Rwanda oya no mu Rwanda entire Rwanda mu gihugu mo hagati ni ikiyaga ni lake ni ya kabiri ku ihema ihema iri mu Rwanda tuvuga ngo muri surface y'u Rwanda oya geraga Kivu duhanye imbibi na ntuze na Kongo ariko ikindi nshaka kuvuga ni icya kabiri ku biyaga biri mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda bidahanye imbibi n'ibindi bihugu yego murakoze cyane noneho ndabona bari gusa nkaho bashaka gutembereza abanyeshuri baje ahangaha ndabona batwaye ubwato basa nkaho bari kuza kugira ngo noneho babatembereze tukaba tubibutse ko turi kumwe na Cab Safari uyu mugide wadufashije turamushimiye cyane mu kanya akaba agiye kudukomezanya aho bita Ruhondo hano twe turi Gahinga murakoze cyane reka dukomeze dukurikiye noneho turabona abanyeshuri bari kuva ibinga bishimye cyane bakaba bagiye kubatemberezamo babereka ibyiza bitatse aya mazi meza cyane rwose nk'uko muri kubibona abanyeshuri ubona bari kuva ibinga cyane bishimye kamera nakomeza dufashe kabisa ndabona abantu bishimye bava ibinga amazi twaba tuyinjiyemo aka kanya noneho aho dusa nkaho tugiye kwita tujyaho ibintu bimeze neza yamani iyi ni Ivuka TV dukomeza kubibibutsa iyi ni Ivuka TV nkuko dukomeza kubibabwira ubu aka kanya noneho twaba turi inside the boat ubu aka kanya noneho turi mu mazi ubu tugiye gutembera twirebera ibyiza nibwo ubwato bugitangira bakaba bambaye amajaketi abarinda kuba baruhama cyangwa bagira ikindi kibazo murabona driver hano ameze neza utwaye ubwato rwose ubu tukaba turi mu kiyaga cyiza ndabona umuvumba hano umeze neza cyane ndabona umuvumba umeze neza kameramani nadufashe rwose abyerekane murabona ko noneho ibintu bimeze neza iyi ni Ntaruka nkuko mwayibonye hara murabona amazi meza cyane akubita umuvumba kameramani nadufasha yerekana haruguru anaye kubona umuvumba yego rwose ubona ko ibintu ari byiza ko ubukerarugendo bwo mu Rwanda buri kugenda bufata indi ntera ikomeye cyane reka negera umwe mu bajene turi kumwe umeze neza cyane cyane ari bikabisa aya mazi kuyabona gute nkuko amaze kubisa
bakubwika ari ikihe? iki kiyaga kimeze neza cyane batubwiye ko ari harya ni Ruhondo Burera ni Burera ni Ruhondo wowe kubona bimeze gute Ewa. wiga tourism ubu wakubaza ngo tourism ni iki mu Rwanda twasobanura iki mu Rwanda? tourism imaze kuba byinshi imaze kuba urwego rwa mbere rwa leta ruteza leta imbere imaze kuba high end ikurura abantu benshi bo mu Rwanda aha rero muri iki kiyaga ni ikiyaga cyiza cyane gifite attraction nyinshi zirimo n'ibirwa byinshi byo gusura natwe rero twaba twaje mu kimbo cyo gusura ngo tumenye ukuntu iki kiyaga kimeze no gusura attraction zirimo murakoze. Ni ukuvuga ngo ubu turi muri Ruhondo aho ubona ko ari ikiyaga cyiza kimeze neza cyane nk'uko abagide bakomeje kugenda babidusobanurira. Ese wowe nk'umunyarwanda uba utemberezwa ukaba uri kumwe aka kanya na Cab Safari ni nk'iki mwavuga mu makampani akomeza guhayaringa ubukerarugendo mu Rwanda mwebwe mubyigamo iki wabidusobanuriraho? Twebwe tubyiga nko gushaka uburyo bw'imibereho tubona ko muri ibi bintu byo kwiga ubukerarugendo harimo uburyo bwinshi bwo gushakisha amafaranga muri urwego rero tuba twaje gutembera tuba twaje kwihugura natwe kugira ngo tumenye aho ba mukerarugendo baje twabatembereza tugashaka amafaranga. Murakoze. Murabona ko turi kuvibinga turi muri Ruhondo Lake turacyari kumwe n'umugide wacu agiye gukomeza kugenda asa nk'adusangiza ku mateka atubwiraho gatonya. Murakoze cyane Ivuko TV Ivuka yes hano nkuko mwagomeje kubibona ubundi kino kiyaga gikorerwaho ibintu bikorwa byabo icyo bita tourism activities ni ibikorwa by'abakerarugendo baturutse impande n'impande abaturutse muri Afurika abaturutse hanze international abari domestic nkamwe nk'abanyeshuri biga mu gihugu bagashaka kumenya neza ibyiza bitatse u Rwanda. Hano rero ubundi ikintu cy'igikorwa cya mbere cyabera nkuko ni mu kiyaga habera icyo bita boating. Boating ni igikorwa cy'ubukerarugendo umuntu agenda yinjoyinga amazi ariko ari mu bwato. Hakabera ikintu bita bird watching ni ukureba inyoni mwabonye hari hirya inyoni nyinshi za Keto Eaglet, Little Eaglet, imisambi sinzi namwe grey mwayibonye yes mwabonye icyo bita za Jacana African Jacana n'inyoni nyinshi cyane zikunze kuba hano kubishanga. Ikindi gikunze kuberamo hano ni ikintu kijyanye na icyo bita fishing experience kureba fishing experiencing kureba se uburyo ki baroba kuko abantu benshi buriya ntago babona ifi karanze ariko ntago bazi uburyo bagira gute bayikura mu mazi. No uvuga ngo hano rero akaba n'ikindi bita icyo bita nature walk no gutembera hafi y'ikiyaga aho ugenda winjoying nature ureba ibintu biri natural ureba ibyatsi biri hano ureba inyoni ziri hano ureba kino kiyaga akayaga winjoyinga mu buryo busanzwe. Ikindi cya kane gikurura ba mukerarugendo hano ni ukureba rura rugomero nk'urugomero rwa mbere cyangwa rwakozwe hano kugira ngo rubyare amashanyarazi mu kano gace k'amajyaruguru. N'urumva turakomereza kureba ikiyaga kiri hejuru na ibikorwa bikorerwa n'ubundi ni nk'ibyo hejuru uretse ko icyo hejuru cyo bird watching icyo kureba inyoni ntabwo inyoni nyinshi zihaba kubera nta gishanga kigira. Umugide wacu arakoze cyane. Murabona ko icyari cyatuzinduye aka kanya rwose ibintu bimeze neza urabona ko vibe ari yindi noneho twagira ngo tuvugishe umukuru wa Cab Safari reka tumuvugishe imvura itari yagwa. Turabasuhuje tufite amakuru ko ari wowe waje uhagarariye ino company akaba ari nawe CEO niba tutibeshye. Twagira ngo usobanure abanyarwanda Cab Safari mukora gute bimeze gute? Cab Safari ni tour company ikorera mu Rwanda kafite icyicaro i Remera. Twebwe dukora ibintu bitandukanye bijyanye na tourism. Dutanga ama internship, tugakora city tour, tugakora wildlife safaris, tugakora tourist itineraries, dukora service nyinshi umukerarugendo cyangwa undi muntu wese yaba n'umuturarwanda ashobora kuba yakeneye gusura aratwandikira cyangwa akaduhamagara nimero za zihari ni 0788 93 94 64 akaduhamagara then tukaba
twamupikinga ahari tukamujyana aho ashaka. Twe dutanga serivisi tugendeye ku byifuzo by'umukiriya. mu kazi katoroshye murabona ko imvura itangiye kugwa, turabashimiye kwa mwabanye n'aba bana mwaherekeje, kandi kampani yanyu turabizi ni amakemwa. Ubwo abanyarwanda mwese mukunda ubukerarugendo bw'igihugu, Cap Safari irahari ku bwanyu kugira ngo ikomeze ibane namwe, kandi twabonye byagenze neza. Ubwo ndakeka wasezera abantu bashaka kuzajya bakubana namwe umunsi ku munsi. Umuntu wese ushaka kubijyanye na tourism cyangwa ubukerarugendo, even muri national parks, ahantu hose it's like enjoying, ashobora kutwegera nka cabs tubimufashamo. N'imodoka zikodeshwa bitewe n'ubwoko ubwo aribwo bwose, iz'abageni, iz'abari twe dutanga serivisi tugendeye ku byifuzo by'umuntu. Niyo mpamvu rero ku munyarwanda cyangwa umunyamahanga wese yazagana Cap Safari tukamufasha, nta kibazo kiba gihari. Nta mbogamizi mwaba mwahuye nayo, kuko twari kujya kuri Leki hatwagera Ruhondo, twaburaga kujya kuri Leki Burera. Niye mbogamizi mwagize ko tutagiye? Imbogamizi ikirere, imitingito ibihari, maybe hari igihe bishobora kuba byaba ikibazo. Niyo mpamvu mu bukerarugendo duhura n'ibibazo, tuba twiteguye some challenges zishobora kuducalenginga mu bukerarugendo, ariko iyo tuzimenye mbere yuko ziba tubasha kuzirinda. Niyo mpamvu rero bite n'ibihe turimo by'imitingito, Nyiragongo yararutse murayibona, duhora twumva tectonic movements zihora ziba. Niyo mpamvu twacenjinze destination kugira ngo ture ko twakwirinda ibyo bibazo. Sawa, murakoze. Ndabona imvura itatworoheye, kandi mukomeze mufasha abanyarwanda mubatembereza. Cap Safari irahari kugira ngo ifashe abanyarwanda bose. Murabona ni umujene uri kugira ngo afashe, mwabonye ko yari ari kumwe n'abana, yabanye nabo mu rugendo rutari rworoshye. Murabona imvura iri kugwa, reka tubareke. Iyi ni Ivuka TV, nakagaruka, kandi turari ku bwanyu na Cap Safari. Murakoze cyane. Murabona ko rwose abana hano bishimye, bameze neza cyane. Tubibutse ko turi kumwe na Cap Safari ikomeje kubana n'ibigo byinshi by'amashuri mu bukerarugendo.